Igitondo cyiza we mukunzi w'izi nkuru dusigaye dusoma buri gitondo. Imfubyi ya jenoside. Uyu munsi noneho twageze no mu Rwanda. Imfubyi ya jenoside. Ubu ni ubuhamya bw'Uwineza Delphine ufite imyaka 25 y'ubukuru, akaba akomoka mu gihugu cy'u Rwanda, akaba atuye Nyamata ho mu karere ka Bugesera. Bibutse yuko turi gusoma amakuru y'ahandi yagenewe abasore n'abakuze, diviziyo igizwe n'ibihugu by'uburasirazuba no hagati muri Afurika, ari byo u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Somalia, South Sudan, Tanzania ndetse na Uganda. Ayo makuru kandi akaba yarasohotse igihembwe cya 4 cya 2019, Ukwakira, Ugushyingo, Ukuboza. Mbere yuko dutangira inkuru yacu, reka mbanze ngushimire wakoze subscribe kuri iyi channel. Abatarabikora nabo bibutse yuko ikoze subscribe bigufasha kubona buri video yose nshyizeho, ugahita ubona amakuru ako kanya. Reka ngushimire wakoze like, ugakora share. Bibutse yuko uyu murimo dufatanije rwose ari uw'ingenzi, kuko bituma ubu butumwa bugera ku bandi kandi bigafasha imitima ya benshi. Mbibutse yuko kandi ufite icyo ushaka kungezaho, cyaba igitekerezo ushaka gutanga cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, ushaka kucyandika aho hasi muri comment, mpita mbibona kandi nkagusubiza. Imfubyi ya jenoside. Nkuko natangiye mbivuga, iyi nkuru tuyibwirwa n'Uwineza Delphine ufite imyaka 25 y'ubukuru, akaba akomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ababyeyi banjye bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Icyo gihe nari mfite umwaka umwe. Icyo nibuka nuko nari mu kigo cy'imfubyi cy'itorero rya Gikristo, nkajya mpora ndirira ababyeyi banjye bapfuye. Nahoraga mbaza abakozi bo muri icyo kigo igihe nzabonera mama wanjye. Bandemaga umutima bambwira ko igihe kimwe nzamubona. Nari nzi ko mama wanjye hari ahantu yagiye, igihe kimwe nzamubona agarutse. Ariko uko igihe cyagiye gihita, nagiye ntakaza icyizere cyo kumubona. Muri icyo kigo cy'imfubyi hari abakozi bamwe bajyaga mu mwanya w'abamama, tukabita mama. Uwanjye yari umudivantiste w'umunsi wa 7, akitwa Brigitte. Mama wanjye mushya twajyanaga gusenga ku munsi w'Isabato, kumva nishimiye gusohoka mu kigo, kandi abizera b'itorero bangaragarizaga urukundo. Igihe cyarageze, leta y'u Rwanda ifunga ibigo by'imfubyi byose. Icyo gihe nari mfite imyaka 7 y'ubukuru, njya kurerwa mu muryango. Nari niteze ko uwo muryango uzagira icyo uhindura ku mibereho yanjye ikaba myiza, ariko nabonye ibihabanye nabyo. Nkihagera, uwo muryango wamfashe neza. Bari bafite umwana w'umukobwa witwa Mutesi, tukaba twari mu kigero kimwe. Ibyo byanyongereye ibyishimo, kuko numvaga ko ababyeyi banjye bazankunda. Numvaga yuko ababyeyi be bazankunda nk'uko bamukundaga. Ntago ariko byagenze. Buri gitondo mbere yo kujya ku ishuri, nagombaga kubanza gukora isuku mu nzu hose, nkakoropa, nkasiga mvomye n'amazi. Utwo turimo twa mu gitondo twatumaga nkererwa. Mwarimu akampa igihano cyo kunkubita. Rimwe na rimwe hari ubwo umwarimu yanyirukanaga ngo nisubirire mu rugo, ariko ntaho nari kujya, ahubwo nagumaga hafi y'ishuri, nkaza gutegereza Mutesi tugatahana. Mama wanjye mushya yari azi ko ari butuma nkererwa ku ishuri, ariko ntacyo yabikozeho. Nyuma yaho yaje kungaragariza urwanganyanga ku mugaragaro. Yatangiye kujya nyicisha inzara, ambuza kongera kumwita mama. Yarambwiye ati, ntabwo ndi mama wawe, sinakubyaye. Umukobwa w'Mutesi yarankundaga, ariko iyo bamugaburiraga yazanaga ibyo kurya ngo dusangire, ndetse n'amata bamuhaye tukayasangira. Ariko nyina iyo yamubonaga yaramutukaga, agahora amubuza kumpa ikwigaburo rye. Papa wa Mutesi ntabwo yari umuntu mubi, ariko ntacyo yamariye nkurikije ibibazo nari mfite. Urwango rwaje kwiyongera igihe nari ngize imyaka 13 y'ubukuru. Natsinze ikizamini cya leta kinyemerera kujya mu mashuri yisumbuye. Mutesi aratsindwa. Kuri uwo munsi tuvuye kureba amanota, mama wa Mutesi yaramfasha njugunya hanze, aranyirukana.
Ku bw'amahirwe hari indi miryango nayo yari yarakiriye abana b'imfubyi, bangiriye impuhwe baramfata barandera mu myaka yindi yakurikiye. Leta nayo yaramfashaga nko kundihira amafaranga y'ishuri no kungurira ibikoresho. Ku bw'amahirwe make ntabwo nabashije kurangiza amashuri yisumbuye kubera ihungabana nagize, nkamara amezi 6 ntavuga, nakongera kuvuga ngasanga ijwi ryanjye ryarahindutse. Uko nagendaga nkura, ubuzima bwanjye bwagiye bunkomerera ku buryo nta byiringiro by'imibereho myiza y'ahazaza nari mfite. Nta muntu n'umwe nakundaga, nari mfite urwango rw'icyitwa umuntu cyose kuko numvaga abantu bose banyanga. Nibazaga niba Imana inzi nkumva nayo ndayanze. Nagerageje kwiyahuza inzoga ariko nabwo sinapfa. Umunsi umwe ubwo natemberaga mu mujyi wa Nyamata, numvise ijwi ry'umubwiriza rirangurura mu ndangururamajwi. Mbajije bambwiye ko ari itorero ry'Abadivantisiti y'umunsi wa karindwi ryakoreshereza amateraniro y'amavuna, akaba yarayobowe n'umubwiriza witwa Musoni Flavie. Uwo mubwiriza yabajije iki kibazo ngo, mbese urashaka gukira? Numvise asa naho ari njye akibajije. Nahagaze umwanya muto ntega amatwi. Numvise ijwi rivugisha umutima wanjye rimbwira riti, humura ndagukunda. Nateye intambwe negera aho ayo materaniro abera, baranyakiriye bampa n'icyicaro, ntega amatwi ikibwiriza cyose. Igihe cyarageze, umubwiriza ahamagara abashaka kwiyegurira Imana. Numva rya jwi ryongeye kumvugisha, ndahaguruka njya imbere. Umubwiriza yaradusengeye, ntaha numva nishimye. Nibwo bwa mbere mu mibereho yanjye numvise nishimye. Iryo joro nsinzira neza, nicura mu gitondo. Bukeye bwaho nasubiyeyo, nkurikirana amateraniro kugeza ashoje. Nabatijwe mu bantu 150 babatijwe ku musozo w'ayo mabona. Turi mu mubare w'abantu 110 babatijwe muri TMI yabaye muri Gicurasi 2016 mu masite 2027 yari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Igihe nari mvuye mu mazi maze kubatizwa, numvise amahoro asendereye umutima wanjye. Natangiye gukunda abantu kandi menya ko Imana itanyanga kandi itantereranye. Nkunda Yesu wampfiriye kandi nkaba nizera ko azansubiza ababyeyi banjye ntigeze menya. Ubu mfite imyaka 25 y'ubukuru, nkaba ncuruza udutambaro tw'isuku, imiswari. Niba uri umubyeyi wahawe umugisha wo kugira urugo rwiza, ujye wibuka ko hari abana batagize amahirwe nk'ay'abawe, maze ubafashe. Ujye wirinda kubwira umwana amagambo maba amukomeretsa, kuko umwana atajya yibagirwa. Niba ufite ibibazo ahari bimeze nk'ibyanjye, utaragize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bawe, menya ko muri Yesu ariwe uzabonera ibyo ukeneye byose maze umwakire. Yesu niwe mubyeyi nyakuri, umuhumuriza kandi utanga amahoro yuzuye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwakurikiye aya makuru. Nizere ko kandi mugiye kuyasangiza n'abandi kugira ngo izi nkuru ubwo zibasha gukora ku mitima y'abantu, babashe no guhinduka no kwiyegurira Imana. Reka kandi nshimire Uwineza Delphine w'Inyamata ho mu karere ka Bugesera kubw'ubu buhamya yatanze, kandi nizere yuko butapfuye ubusa, buzafasha abantu kandi bukabagarura kuri Yesu. Nawe kandi ndamwihanganishe ku bibazo yahuye nabyo. No kuri Uwiteka niwe utanga amahoro, kandi nizeye ko ahazaza he azagenda abona gukomera kw'Imana. Mwakoze rero mwese mwakurikiye ino nkuru. Mugire umunsi mwiza, Uwiteka abahire kandi ahere imirimo y'amaboko yanyu. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe nanjye Yvonne Mushimiyimana cyangwa se Sister Yvonne.